ndabashuje abavandimwe muri hose, mbifurije amahoro y'Imana. Nitwa Jaiman, ndi umunyarwanda ubarizwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Amazina yanjye ababyeyi bampaye ni Rurangirwa Darius, iwacu ni Rwamagana. Muri iki gihe rero twibuka ubwicanyi bwakorewe Abatutsi bwashyizwe mu bikorwa cyane cyane mu mwaka w'1994. Nashatse ko twibukiranya mbere yaho byagenze gute. Nagira ngo kandi nibutse abantu benshi ko ubwicanyi butatangiye muri 1994, bwatangiye kera. Muri 1994 wenda nibwo umuntu yavuga ko umugambi washyizwe mu bikorwa. Ahangaha ndibuka cyane, navuze ibyabaye muri za 59, ibyabaye muri za 60 n'ibindi, ariko hari abantu njya ntekereza cyane, nkibaza ukuntu barokotse. Murabizi FPR itangiye urugamba muri 90, hari abantu bafashwe barafungwa, muri abo nari ndimo, batwita ibyico. Kuva ubwo hamaze kuba amasezerano ya Nsere, aho hari muri 91, bagafungura abo bari baragize ingwate. Ntabwo babafunguye, ahubwo babashyira kuri lisiti. Abo bantu babanje guhigwa muri 94, ku buryo nibaza ukuntu abarokotse mbese barihe babaye. Nzi bake cyane, abo nzi ntibarenze 5 barokotse. Abandi bajye batubwira uko barokotse. Ngarutse rero igiye kubindeba, nari mfungiye i Nyanza. Amasezerano ya Nsere yabaye mfungiye i Nyanza, twari benshi abo twari dufunganywe babaye. Nagira ngo mbone nsuhuze nka Rugema Virgile, ndabizi ko ariho. Nsuhuze Rugero Paulin, ndabizi ko ariho. Ariko abandi narababuze. Nzi ko hari benshi bafunguye bagahita bicwa. Abari batuye i Kanombe barishwe, barafunguye bahita babica. Abari batuye hari hafi Kami barafunguye bahita bicwa. Benshi. Abo bantu bafunzwe muri 90 bitwa ibyitso. Ubu n'imiryango yabo barahigwaga cyane, barishwe. Abariho aho muri mujye mutubwira amakuru yanyu. Kubindeba umuntu yakwibaza ati se kiwanya ari Kibungo, wageze i Nyanza ute, wafungiwe i Nyanza ute?
muri make ngewe intambara yabaye muri ni ukuvuga FPR itangira urugamba muri 1990 mu kwezi kwa 10 nari imaze iminsi mike cyane itageze no ku kwezi hari mvuye Khartoum muri Sudan. Naraje mvuye Khartoum sizo kuna ndaciye kwa Rando masaba akazi kuri reception yaho bampa akazi nakora ngira ngo icyumweru kimwe cyangwa bibiri sinibuka neza intambara ihitiba ndafatwa ndafungwa numva ye n'umugabo Rando Rando hari wa nyiri hoteli undi mukobwa witwa Gajane Rutanga twakoranaga kuri reception twebwe batatu twafashwe turafungwa icyo gihe. Ngiye bamfatiye hari ahagana ku irembo nshaka kwinjira kwa Rando ku kazi banjyana hariya kuri SGP abasirikare sinakubwira ibyo bandibatira aho ngaho mu muhanda abantu bose bareba abantu baje ngo kureba inyenzi. Abaturage barakubita abasirikare barakubita kuri SGP i Remera. Ibyo birangiye bashyira mu kombi banjyana ahantu hari hagati ya Remera na Kicukiro mu Kabande hari ikintu kimeze nk'agahema bari bahashyize hari abasirikare mu ndaki yaho. Igihe bari baraye barasa ijoro ryose ngo umujyi watewe. Bigeze aho bahangejeje bampereza nyine abandi basirikare bari aho ngaho kuri iyo baraka nuko bati tubazaniye ibuye ubwo ryarigiye bumenya ari bwo buryo bavuganagaho bashaka kuvuga inyenzi. Abandi barasubiza ngo ibuye rya hehe, abandi ngo ni iryino. Ibuye ryino kuvuga ndavuga nkaho nari ndi mu Rwanda nyine. Ibuye ryino byari icyitso. Abo bari kuri baraka baravuze bati ni mu mujyane ku kibuga. Kubera iki bashaka kunjyana ku kibuga cy'i Kanombe? Ni ukubera ko bamfata hari umuntu wavuze ati nyamara uyu muntu ndamuzi dore atuye hano. Hari ahantu nari ncumbitseho gatoya hari i Remera nari mpamaze igihe gito cyane n'icyumweru nari mpamaze. Kuri rero sinzi ukuntu banyarukiye kuko hari hafi y'aho bari barimo bankubitira. Baterura ivalizi yanjye barayinzanira. Iyo valizi rero uko banjyanye aho hose niyo yari ikimenyetso cy'uko ngo nari ngiye gutoroka. Nari nafunze ivalizi nshaka gutoroka. Niko rero bavuze bati mumujyane i Kanombe ku kibuga. Kanombe hari polisi. Nagiye mpasanga abandi bantu benshi basa n'abafashwe nabo ariko barimo bumva b'abagenzi. Abandi bo bagiye bararuza i Kigali bavuga bati twebwe ntabwo tuba mu Rwanda twashaka kwitaha ibintu nk'ibyo. Ndategereza kuva mu masaa 4 saa 3 kuzageza mu masaa 12 saa 11 gutyo nuko baravuga bati mushyire muri ya kombi. Hari kombi bindi yari hari zari nyinshi mu mbabare. Baravuga bati mu mujyane ngo ninsange abandi igikombe. Buri nagiye barantwaye muri iyo kombi yabo banyicayeho twari 4-5 gutyo.
baratwicariraga nta kibazo bari bafite, cyangwa bakadukandagira ku mutwe. Iyo nageze i Gikondo nakirwa n'izindi nkoni noneho nyinshi cyane, badukubitaga mu bitugu, kubita cyane mu bitugu, ku buryo umuntu yibazaga se kubera iki yarimo, ngiye naribazaga kubera iki yari mu bitugu, bakubita mu bitugu bigatota. Ko bashyira mu kasho asangamo abandi, kari akasho kajyamo nk'abantu 10, hari kakorewe abantu batarenze 10, ariko ya kasho nari ndimo twari turenze, twageraga nko ku 120, twari tumeze nk'isamaki mu gatebo. Yaryamiraga undi akicarira undi, ntawatakaga ngo urankandagiye cyangwa ugize oya, ahubwo iyo wagiraga ukabona uwo wegamira byari amahoro. Aho hari Gikondo, muri iyo kasho y'Igikondo nasanzemo abandi benshi, harabo nibuka wenda si ngombwa ko mvuga amazina yabo kuko ntabwo nzi yuko baje kugendekera nyuma, ariko twari benshi kuko hari bwa kasho bugeze kuri ntibari 5, kandi bwose bwari bwuzuye. Uko rero iminsi igenda ishira niko abantu bicwaga n'inzara hari Igikondo. Ariko ndibuka nk'umwana hari amasaha 11 wa akambye asaba amazi, cyaka kimwishe, ajya ku rugi arahondagura, baraza baramufungurira, tukagira ngo bagiye kumuha amazi, bahise bamurasa. Aho ngaho rero niho twahise tuvuga tuti twitonde tugiye gupfa, kuko iyo umuntu asabye amazi bakamwica urumva nta kundi. Ndibuka imvura yadushutse ngo igiye kugwa, abari bagifite utubaraga babyiganira mu idirishya, gafata ishati waryamagamo mwanda, shyira mu idirishya kugira ngo imvura kajojoba kayigweho, ubundi ufate ya shati nyunyuze. Imvura yadushutse ntiyagwa, ahubwo abari bagifite akabaraga babyiganiraga nyine mu idirishya kugira ngo nibura ishati yabo nibura itohe, hanyuma ntaze kumyunyuza. Ndagira ngo muze jenoside ukwera ubukana bwayo, aho hari muri 90. Ndibuka birababaje, umuntu twari tuziranye ntavuze izina, nyuma yaje kujya mu gisirikare, cyakora nicyo nzi, niyo mvugo ubuhamya azabyibuka. Yari yarize, yarazi, yarasomye, yarangiye yaramura tumva rero Charles Darius ni ati bagiye kutwica, ariko niba tugomba gupfa dukora uko dushoboye dupfe nyuma y'abandi. Igute se arambwira ati uze kunduma gatoya, ukwitako gato cyane, ubeze ati nanjye muri gutyo kubeza hano ubwenge. Rero umuvandimwe ati niba ubishobora ubikoreye, ntabyo nakora. Yarambwiye cyakora ngo yanganirizaga
ni filime yabonye y'abashinwa ngo bigeze kubikora nabo bari muri mu kaga nk'ako ngako, ngo bararyanye kugira ngo babeho. Yaranganirizaga, ndabizi ko yanganirizaga ntiyabikora, twari tuziranye. Ariko abajyaga gupfa ndibuka hari uwarokotse arokowe n'agafu k'itafari. Sinzi umuntu yafashe icyuma akantu yari afite kameze nka kupungure, sinzi ukuntu yari yageraye, niba ari akantu k'umukandara yari afite, akaragata itafari havaho agakungugu. Noneho bwira umuntu wari ugifite uducandwe, aciraho kuri ka gafu, siga ku munwa w'umuntu wendaga gupfa gutya kugira ngo arokoke. Ndabyibuka ko bwakeye hakaza umuzungu witwaga Andrea Pico, kugira ngo Suisse, muri Croix Rouge, azanye n'abandi bantu kureba uko imfungwa zari zimeze. Twamutungiye agatoki inyuma ya kasho, ibyo yabonye intumbi, abantu bari bicaga babashyiraga inyuma ya kasho. Ubwo nibwo bafashe icyemezo rero cyo kutujyana muri za gereza zindi, ngo kugira ngo ubundi ntabwo twari twanditse, twari aho gusa. Ubwo rero nibwo batangiye noneho kwandika abantu baturega ngo kugambanira igihugu, mbese ni igihano cyo gupfa, mbese kugambanira igihugu, atense arasiro tente ya yerdore cyane, nicyo baturegaga. Ubwo rero mu kujyana abantu muri za gereza ngo kugira ngo babashe kubitaho, bamaze kubandika, igihe banjyanye muri gereza iriya bita 1930, ya gereza yo ku Muhima. Ngeze muri ya gereza yo ku Muhima, nahasanze bakungu bose bari i Kigali b'Abatutsi mwari muzi. Na Rando sinari nzi ko yarafashwe, niho nabimenye. Turahabaye kugeza ubwo noneho ndibuka ko ibingo byo kunywera igikoma mu nkweto n'ibiki wabaga azifite, nanjye narabikoze rwose, kubera ko nta bikombe byari bihari, amasahani yari makeya, n'igikoma kugira ngo ukibone hari abari bafite, hari abashoboraga bari bagifite imbaraga, barakinywaga igihe akigerageza guhaguruka, intege nkeya, ugasanga abandi bakimaze. Ayo nari reka no kubitindaho. Ubwo rero haje komisiyo ngo yo kureba niba umuntu ari inkotanyi, ari inyenzi koko, ari icyitso cy'inkotanyi koko, ngo cyangwa niba ari umwere, bakagenda babafunga. Njyewe rero uko byangendekeye ni birebire cyane. Baravuze ngo komisiyo yari ishinzwe kugenzura umuntu, noneho ngo bagasanga ari icyitso koko,
ubundi cyangwa se ari umwere bakamufungura. ngere bangezeho muri komisiyo banyambura ishati ngo barebe mu bitugu kuko ntikoreye imbunda. uwitwa Rutuku Liyetona Bizumuremyi yari muri komisiyo avuze induru ngo abonye inyenzi ngo dore nikoreye imbunda ubwo izankofu ibibyimba mu bitugu. yabivuze gutyo ndarira ndamubwira ariko kurira byari umujinya. narize nsakuza n'amarira mbese mfite umujinya mbona wamumpa uburenganzira nanjye ngo mukorere yankoze. icyo gihe niko natekerezaga rwose murebana umujinya nibagiye ko ari n'umusirikare. ibyo gutinya byari ndababwira nti ibi bintu mureba mu bitugu ni inkoni nakubiswe kandi nazikubitiye igikondo kandi uyu mugabo yari ahari niwe wari uhagarariye abankubitaga. ikimwaro kiramwica bararebana. hari harimo umugabo wabonaga asa n'ufite umutima mwiza witwa Majoro umugabo ngira ngo umunyabyumba. yaravuze ati murekure barandekuye ariko ngeze hariya kuri Sainte Famille baramfata bashyira mu gakamyoneti barongera barangarura noneho banjyana kuri brigade yo ku Muhima. urumva Rutuku ntabwo yari yamfunguye. banjyana kuri brigade yo ku Muhima. ngeze kuri brigade yo ku Muhima nahageze mu masaha 12 ngira ngo ni mugoroba ndumva ari kubera ko baragufataga bakuzengurukana ngo bahiga abandi ngo basinze ibyo babaga barimo. ikibazo cyo nuko nahageze ni mugoroba iby'amasaha ntunambaze cyane ntabwo nabyibukaga. inzara iki byose umuntu yageraga aho ngaho mu mutwe akanyugunyugu kuzenguruka aho hose ukubitwa aho hose n'ibiki byose. ibyumweru bibiri mu mutwe hagera gutya ku buryo amasaha ageze bimwe bita mu gifaransa ngo notion de temps ntayo ugifite. ntabwo nanatekerezaga n'iwacu ntabwo nari nyatekereza nta kintu na kimwe nari ngitekereza. icyo nibuka icyo nibuka ni uko nta kintu na kimwe cyo mu buzima nari ngitekereza uretse gusa kuba nicaye niteze gupfa cyangwa gukubitwa bambabariye. ubwo rero bajyanye ku Muhima mageze hariya nsanga ku Muhima hari barimo kubaka inzu imbere y'akaburigade kari gahari ushobora kuhagura kuri brigade yo ku Muhima. aho ntabwo mvuga muri gereza ndavuga kuri brigade yo ku Muhima ahantu hari brigade hariya ku Muhima imbere ya 1930. hariya muri uwo mukungugu nasanze hari abantu niho bari barindiye abantu kubera ko za kasho zari zuzuye. nanjye rero banshyira aho ngaho muvandimwe byageze nijoro iyo mvura y'Ikigali urayizi. iyi mvura iragwa nyinshi cyane imvura ntigeze mbona iratunyagira turi hanze turyamye hanze tumwe aryamiye undi hanze bicaye unaniwe aryama icyari umukungugu kibi cyondo
icyari umukungugu kiba icyondo, tumera nk'ingurube. Kwa kundi ushaka kwihagarika, wenda ukaba wajya kwihagarika ukivanamo imyenda, ntibyari bikirimo, ni mu myambaro. Nta n'uwavugaga ngo udashaka kujya kwihagarika. Bukeye abari mu buzima bwabo busanzwe baza kureba inyenzi. Benshi barahurura ngo baje kureba inyenzi. Wahagera wareba uwo muntu wivuruguse mu byondo n'ibiki byose, ugasanga ni inyenzi koko, nk'uko bazishushanyaga, uko bashushanyaga inyenzi nk'ingegera, sinzi ukuntu. Ubwo rero baje kumvana kuri iyo brigade, nahamaze iminsi ibiri, noneho bahamvana banjyana nanone muri izi restaurant aho nari navuye, basubizayo, noneho barankatisha banjyana ahantu bitaga mu Bitafari, ahantu hari naho ni gereza baguraga, hari umukungugu mwinshi, ariko nasanze harimo nanone abantu benshi. Mu Bitafari niho banshyize, ni naho umuvandimwe Rugema Virgile yaje ansanga, ndabyibuka. Muri ibyo Bitafari twarahabaye, nanone ya komisiyo yari igikomeza ngo gushakisha inyenzi kugira ngo bazirekure, nako bazifunge naho cyangwa bazice, naho ngo abazima batari ibyitso babarekure bagende. Iyo komisiyo yari igikomeza, ndongera nyisubiraho. Uwitwa Rutuku aravuga ngo niba umuntu twamufunguye bakamugarura ngo nuko ari inyenzi. Ubwo urwanjye nuko baruciye, komisiyo ntabwo yongeye kunyegera, njya mu Bitafari, ntegereje nyine gupfa cyangwa sinzi. Noneho nyuma haza witwa undi Rutuku, yari yarabaye star. Noneho araza arahamagara, yaduhamagaye turi bane ngira ngo. Ikibazo cyo nuko hari harimo na Rugema na Rugero, ahamagara cyane yishimye. Rurangirwa, Rugero, Rugema, muze hano. Iyo naravuze nti na Kalisa, hari harimo n'agahungu, muze hano. Turahaguruka ngaho twakamwegera, mama aho ngaho umuhagararo kumwegera, aratubwira ngo mwene wanyu byarangiye. Ubwo yatubwiraga Rugema, Fred Rwigema, ngo yapfuye, ngaho nimwicare. Nyuma rero nibwo badupakiye mu makamyo, yewe nibonye mu ikamyo yerekeza kuri Nyabarongo, yicaranye na Rugema, ndabyibuka. Ijambo namubwiye icyo gihe ndaryibuka, ndagiye kumva numva, ntabwo nari nzi ko ari Nyabarongo tugiye, kubera twari mu gikamyo gifunze, ntabwo twari tuzi aho batujyanye. Nagiye kumva numva ikamyo irimo kwa kundi igeze ku kiraro, kiriya kiraro cyo kuri Nyabarongo ntabwo cyari gikomeye, cyarajegajegaga cyane. Numva ikamyo, mpita numva ko ari kuri Nyabarongo, ko tugenda ku kiraro. Nibuka umukurambere wanjye wishwe muri 1963, ajugunywe mu Rusumo, kuko niko ngo bicaga abantu icyo gihe. Hari abo bafataga bakashyira muri bene, bakagenda
bagatera amata ku rusumo bakajugunyamo abantu. Iyo nkuru niko nyifite, nabyumvaga ndi umwana. Mbwira Rugema ntimba rero Rugema ati bagiye kutwica, bagiye kutujugunya muri Nyabarongo. Ako kantu na n'ubu ngubu sinjya nkibagirwa. Iyo ako kantu kanshiye mu mutwe, byari urupfu byo byonyine. Ngiye kumva numva igikamyo kirenze ikiraro, ndaruhuka. Hanyuma nongeye kwibona ndi Nyanza mu Mberamahoro, hatekwaga n'umugabo witwaga Mugiraneza Werarisi. Abonye abantu baturutse i Kigali rero, urumva yari umugabo wangaga abantu ngo bize cyane. Noneho umva buri munsi mbese kuza kutwiyemeraho inshuro nyinshi cyane yarabikoraga. Uwo Mugiraneza yaraje ku buryo yewe nigishaga Icyongereza muri gereza, nkigisha no kuririmba. Nari mfite korali nkaririmbisha misa. None igihe kiragera, Mugiraneza ngo yasanze turirimba neza, nawe ngo yarize seminari. None igihe kimwe ahamagara abategetsi b'i Nyanza, ba superefe, ba procureri, bose abategetsi b'i Nyanza ngo nibaze ngo kumva uko korali ye muri gereza iririmba. Icyo gihe baje gusomera misa muri gereza ku cyumweru ngo tubaririmbire. Byahise binyibutsa urugendo rw'Abayahudi i Babironi, bituma nanjye kuri gahunda ashyiraho indirimbo isa n'ibacyurira. Kwa kundi abantu bamaze guhazwa bicaye, twabaririmba indirimbo ku nkombe z'inzuzi z'i Babironi. Bose umutwe wanjye mba ndaruhutse mu mutima. Nyuma rero haje nyine kuba amasezerano ya Nsere, turafungurwa. Ngiye bamfunguye ku itariki ngira ngo ya 21 z'ukwezi kwa kane. Ariko nagira ngo mubwire ko kuba nta faranga nari mfite mu mufuko byonyine kugira ngo mvuge ngo nzagera i Kigali, ku mutwe nta musatsi uriho, n'inkweto zanjye bari barazinyibye muri gereza, wambaye agapataro n'agashati gusa ugendesha ibirenge ukazagera i Kigali. Numvaga atari ibintu bishoboka, kandi i Kigali nashoboraga kwicirwa mu nzira. Nuko ngira amahirwe, umushoferi w'agakamyoneti ka wa umuyobozi wa gereza yagombaga kujya kuzana ibitoki i Nyanza. Umuvandimwe wari ufite udufaranga muri gereza ampereza udufaranga 200 ndatumuha, aranjyana ngeze i Kigali. Ngeze i Kigali nsanga ibintu byarahindutse. Abo nagiye ngiye kureba ngira ngo wenda babe bansayidira banyakire, bose babona ko kantu inyenzi, nta n'umwe wamvugishaga. Kandi kwa Randa nari narahibagiwe, sinzi ukuntu umutima wambwiye, ariko wasubiye kwa Randa. Ngiranya kuko natinyaga kujyayo, natinyaga gufata inzira ngo nsubire aho nafatiwe.
ndagenda igihe kimwe mfunga roho, ndagenda njya kwa Rando. Ngeze kwa Rando nsanga barafunguye, abakozi barakora ariko baragabanije amasaha cyane. Ni ukuvuga abakozi bose kugira ngo bose bashobore gukora, ubundi umuntu wenda akaba yakora nk'amasaha 2 ku munsi cyangwa se iminsi 2 mu cyumweru, kugira ngo mbese abakozi bose bashobore kubona udufaranga duke two kubafasha, kubera i Kigali inzara yari imeze nabi cyane. Nguko ukuntu nageze i Nyanza, uko nafunzwe n'uko nafunguwe kuzageza muri 91. Nakomeje gukora kwa Rando kugeza hari muri 92 na 3 nahavuye njya gukora muri CICR. Aho urumva naramaze gukamirika, abantu baragendaga mu nzira, twari tuzi ko intambara irimo kuba, ukabuza umwanzi wawe, ukabuza ukwanga, utakwifuriza amahoro, mbese byari fight hagati ya 91 na 94 i Kigali. Ndagira ngo ukuntu ubuzima bwari bumeze, n'intarame zarabaye nyinshi ku buryo umuntu yabagaho mbese ukaba uzi ko uri nko narwo rwari urugamba. Kuko ndibuka hari nk'ahantu washoboraga kujya kunywa, hari nk'ahantu mwigeze umuvandimwe twari twicaranye amukubita akabuno k'imbunda mu ka pistole hano aha, kugira ngo nkamwe mwamujye. Yari umumajoro kandi mu ngabo za Habyarimana, wakubitaga umuntu utagize umuntu nkanjye, nkamwe mwamujye. Kwa kundi abantu bicaraga kuri za butiki banywa byeri, icyo gihe byari byeze cyane. Abantu bakundaga gusohoka bakajya kunywa inzoga no kurya inkoko ku mabutiki. Nuko kuzageza rero muri 93, ubwo nyine ngiye nakoraga muri CICR. Ndibuka bahungira, ubwo itumye mvuga ibintu kugira ngo mbwire abavandimwe banjye twari dufunga muri 90. Urugendo naciyemo kuzagera nkiriho ubu ngubu, nabo bajye batubwira uko byagenze, kubera ko ubuhamya nk'ubu buba bukenewe. Biragira ubwo hari umunyapolitiki wigeze gupfa, ndagira ngo witwa niba ari Bucyana, i Remera. Narameneshejwe ahantu narindi, bituma nkungira muri CICR. Namaze iminsi 3 muri CICR ncumbitsemo, asohoka kuzageza rero ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4, nabwo nari ku kazi muri CICR. Noneho jenoside itangira, batangira kwica abantu neza ku mugaragaro. Kuri uwo munsi watangiye baje kunyica. Bari bazi aho ntuye, bari bazi aho nkora, bari bazi byose, bari barakoze list y'abantu. Ndibuka uko bagiye bica abantu ku muhanda nari ntuyeho rwose, bava ku rugo rumwe bajya ku rundi, cyangwa se basimbuka rumwe bajya ku imodoka yaka ihagarara, barasa umuntu akavuga kugeza bageze iwacu aho nari ntuye. Ndibuka narababwiye nti bakubise ku rugi, narabwiye mwigurirwa mumena urugi, ndaje mbakingurire. Ndihandagaza rwose, kubera ko abantu twabanaga bari bahunze, bari mu nzu. Ndagenda ndababwira mwihishe, ushoboye guhunga hunge, uwisha yihishe,
baje ubwo ni ukuvuga ngo nashutse abo basirikare bari baje kutwica, bari abajepe, narabashutse muri iki ngiye kuzana urufunguzo mbafungure. Ariko igihe byari amayeri yo kujya kubwira abantu ngo bishe, bwari uburyo bwo kugira ngo duhunge. Ubwo naragiye, barahunga babishoboye, basimbuka urukuta, nanjye nsimbuka urukuta. Ariko ubwo abandi bo bari batangiye kurasa, bamwe basimbutse n'urukuta nabo bageze imindani. Ariko njye narasimbutse urukuta, ndagenda inyuma y'urukuta, aho kugira ngo nirukanye mbona hari umukobwa washakaga kurira urukuta, nawe ari imbere yarwo. Njye mfata ibuye, ubwo ngeze inyuma y'urukuta nafashe ibuye ndarisunika, ibuye rinini ndarisunika nyerekeza kugira ngo ndihagarareho mbashe guhereza wa mukobwa ukuboko nk'umukurure murenze urukuta, nawe abashe guhunga. Amasasu yari menshi, ariko igihe nzamuye akaboko gutya gasa n'akarenga ku mutwe ndi inyuma y'urupangu, nibwo barashe isasu, aho gufata umutwe rifata hano, ritwara kano kantu. Ngiye kubona mbona amaraso arimo aranjojoba, ariko simenya aho aturutse kuko ntabwo nabyumvishije ko narashwe. Sukundi narebye gutya mbona nyine nabo basirikare abarasa bamaze kugera mu rugo hagati. Byabaye mu gihe gito cyane. Ubwo wa mukobwa naramurekuye kubera ko ukuboko nari muhaye niko barashe, ho gutya nararekuye, aho nagahindukiye ngo nirukanye, baranyirukankana, bandashe hano, aho bakarashe mu bitugu gutya barasa hano, isasu riraza risohokera inyuma hano, risohokera hano, nabyo nabibonye nyuma. Ubwo rero nibwo ndirukanka ndagenda hariya kuri peyaje, nari hariya mu Kiyovu, sinzi urugo nahungiyemo, nabo nsanga ba nyir'urugo bahunze, nako bihishe munsi y'igitanda, bafunze n'ibiki byose. Sinzi umukobwa wankinguriye cyane wabo. Interahamwe rero zarankurikiye, none hari nyinshi cyane, zigeze nko ku 100, nyinshi cyane, n'imihoro n'amacumu n'imbunda. None ubwo yewe nageze naho nshaka kwisha munsi y'intebe, babonye uko nyir'urugo yaravuze ngo uwo muntu ni mu musohore, ngo yahamagaye umukobwa, narabyumvise, aramubwira ngo uwo muntu mu musohore agende, ngo batatwicana, ngo bumubwire agende. Noneho umukobwa mbonye atangiye kurira, atinye kunsohora, yari yafashe igitenge cye yagiciye, yampambiriye hano kugira ngo ntakomeza kuvirirana. Nari umukobwa w'imyaka 17, nyuma naje kumenya ngo ko yapfuye ahunga ashize ukwezi. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ubwo rero nabonye uwo mukobwa asa n'ubuze uko abyifatamo, atinye yanga ko nsohoka ngo njye gupfa, kandi ababyeyi nabo barimo bamubwira ngo mubwira agenda uwo muntu, kuko ntibari bambonye, ntibari bazi. Nk'umuntu gusa bumvaga hari umuntu wahungiye aho ngaho. Ubwo urugo interahamwe zari zamaze kuko bumvaga nyine ari inyenzi yinjiyemo igomba gupfa. Barasakuza cyane ngo nadasohoka urugo turarutwika. Hari umugabo w'umusubustiti, yari umusubustiti, twari duturanye, yari yahunze urugo rwe yitemberera mu muhanda kugira ngo hatagira umusanga mu rugo akamwica, kuko mbona nawe yarahigwaga ibyo ari byo byose nawe. Noneho aravuga bamfashe. Ubwo rero narasohotse
nako ntarasohoka ntaravagera hanze, ngeze muri salo mvuye mu cyumba bakarabiramo, ngeze muri salo ndebye hanze mbona urugo barugose n'imihoro n'amacumu, ubwoba bwaranyishe. Urabona iyi ntebe zo bita ngo ni intebe y'urukiko cyangwa chaise moderne, ahari sinzi uko babyita. Nabonye abo bantu nshaka kwihisha munsi y'intebe, bidashoboka. Ngeze aho ngaho ndasohoka nsakuza nk'umusazi, babwira nti nimunyice mbabanze babwire, nimunyice mbabanze babwire, nimunyice mbabwire, gutyo mbese by'ubusazi. Naragiye bagera imbere, nta nubwo batumye ngira n'icyo mvuga, uretse ko nta n'icyo kuvuga nari mfite. Umukuru w'interahamwe wari uhari, icyo nzi cyo yaraje, narebye amagarade yaraje, yabwiye interahamwe n'abasirikare babiri ngo nibanjyane mbere cyangwa izindi ziri ngo hanyuma banyica, mumujyane abere cyangwa izindi ziri mumwice, hanyuma mumwice. Iryo jambo namaze kuryumva, ubwo nyine byari byarangiye, nta n'akababaro nari ngifite, nta n'agahinda nari mfite, n'amarira yari yakamye, nari nakamiritse. Anshyira imbere baranjyana. Wa mugabo yari yavuze ngo uyu muntu ndamuzi, ngo ariko ngo uyu muntu ndamuzi, wamusubustite we yajyaga mbona muri karitsiye nk'uko ngo muzi he, ngo nuvuga ibyo. Yahise ahunga, nta n'ubwo ngiye kongera kumubona. Ubwo rero niko kunshyira imbere baranjyana, zamuka ngeze hafi hariya imbere hari bitaga ku gasoko ko ku Muhima, hari kuri brigade yo ku Muhima hariya munsi ya peage, bari bahashyize bariyeri iriho abantu benshi, ariko hariho n'abana benshi. Azuba karavaga, hari abana benshi. Ubwo nanjye inyuma yanjye hari interahamwe n'abasirikare, ngo ngiye kubereka ngo abandi bari, ngo izindi bavuga ngo njye kwereka aho abandi bari, aho izindi ziri ngo ni inyenzi. Bari nari inyenzi rwose, bari bafashe inyenzi neza neza, nta kuri bo yari inyenzi igomba kwicwa, nta kundi. Ni gutya nuko niho bansimbeye baranjyana, ariko ntazi aho ngiye kubereka izindi hehe. Baranshorera nk'intama. Ngeze kuri iyo bariyeri rero, abana bariyamirira bavuga ngo sava bamurashe, sava bamurashe, sava bamurashe, sava. Abana bansanga kubera iki? Abana nuko nakoraga muri Croix Rouge, igihe najyaga nzana za biscuits, rimwe na rimwe nkabaha babombo, nkabaha bakanya, kandi nakundaga kubabaza niba bigenda, sava, nuko bahita banyita sava. Ubwo abana barashakuje, muri uko gusakuza kw'abana, abo interahamwe zo kuri bariyeri nazo ziriyamirira zose, mbese kunshorera barabiretse, ahubwo kugira ngo abantu babanze bandebe. Mbese muri abo bantu baje kundeba rero haza abajandarume bo muri karitsiye. Abajandarume rimwe na rimwe twajyaga, inshuro nyinshi nabasengereraga inzoga. Hari ukuntu umuntu yasengeraga inzoga byo kwigura, ugashaka inshuti ku mujandarume no kwigura. Muri butike hari nubwo navuga ngo mu mwenda ndaza kuriha nimva ku kazi. Barambaza rero ngo abajandarume barambajije ngo byagenze gute. Icyo nabonye cyo nuko abajandarume icyo gihe bari basa n'abacanganyikiwe, ntabwo bari bazi birimo kuba, nta woda bari bafite, byari byabayobeye. Icyo gihe nahise mvuga cyane, mvuga ko narashwe ndi ku kazi nk'umukozi wo muri Croix Rouge, mbeshya
mvanamo ikarita ndeyerekana narindi ku kazi, sinzi ukuntu isasu ryanguyeho, sinzi naho ryaturutse n'ibiki byose mbeshye. Noneho babandi bari bashoreye bagiye kunyica, abapolisi, abasirikare, abajepe bari kumwe n'interahamwe bagiye kunyica, babonye ndi kumwe n'abajandarume nganira n'abajandarume tuvugana, sinzi ahantu baciye. Maze kuvugana n'abajandarume nasubije amaso inyuma, babasirikare ndababura, ahubwo n'interahamwe zari zifite amacumu n'iki byose nkabona. Sinzi ukuntu bagiye, umwe yagenda, umwe ugenda, mbese iyo bariyeri mba ndayirokotse. Ibikurikiyeho nuko nabwiye abajandarume, ndavuga nari ndi ku kazi, kandi kuri Croix Rouge bari bakwiriye kuza kumfata bakajya kumvura, munjyane kuri brigade, muntize telefone kugira ngo mbatelefone, cyangwa nako nabwira cyangwa mumperekeze. Barambwira ati ngwino kuri brigade tuguhe telefone, nibyo byiza, bakora dusengera. Ubwo banjyana kuri brigade, ntabwo yari muri metero nka zingahe hariya. Mpageze batelefona Philippe Gayari, wari perezida wari delege wa Croix Rouge. Sise umukozi wanyu ari hano kandi yakomeretse. Philippe arababwira ati ni mwe mumureke aho ngaho, nta kuntu twaza kumutora, imodoka ntizigenda, mwe mumureke aho ngaho, igihe nitubona akanya tuzaza. Ariko ntabwo bigeze baza. Amasaha yarageze, yari mu masaha 8. Ubwo ibintu byari bitangiye gufata intera hanze. Babandi bari bandinze. Philippe Kigere yababwiye ati mwe mumureke aho ngaho, umurinde, umuturindire tuzaza. Ariko babandi bari bashinzwe kundinda, babandi nasengereraga, samani zarageze, bagombaga kuva ku izamu bagasimburwa n'abandi. Wa wundi wari wanyeretse umutima mwiza mbere yaraje arambwira ati va hano ugende, abari buze kudusimbura barakwica, kandi namwe mwatwiciye perezida. Numvise ramwe ngo twabiciye perezida, ubwo buranyica sengeye kukubeshya. Nahise fata inzira ndagenda ntazabonja. Mu muhanda nta muntu wari ukirimo, ariko nibuka ko mfite umuntu w'umutaximani narinze wari utuye aho mu Kiyovu. Ngisohoka kuri brigade, ndakubitanye n'umuntu ntazi. Ariko umutima warambwiye ngo umuntu ni inkotanyi. Nicyo umutima wambwiye. Umwana ari muremure, ansumbaga, ufite amagara make, kandi ari umuntu hari nsanzwe mbona muri iyo quartier. Arambwira ati wowe intambara yateye barimo barica abantu hirya no hino, nawe uri mu muhanda urimo uragenda nta soni. Ndamubwira dore bandashe, mvuye hano kuri brigade ndahunga, ahubwo mfasha, hari umuntu utuye hano witwa kanaka, waga Gilbert niba ari Lambert, wakoraga kuri Mirikorine, yaratuye hafi aho mu Kiyovu. Uwo Lambert yari amaze igihe gitoya ambwiye, asa n'umbwira ati wowe, kubera yakoraga kuri Mirikorine, yari umutaximani kuri Mirikorine, twari tuziranye. Yigeze kumbona ntembera nimugoroba mu masaha moya, arambwira ati ariko wowe ntabwo, hari hashize icyumweru arambwiye gutya, arambwira ati wowe bazakwica, ati wowe uragenda muri iri joro nta soni, ntabwo ufite, ati wowe batakuba tu bazakwica, ati nushaka witonda.
yari amaze igihe abimbwiye, ariko mbonye uwo mwana wantungutseho mvuye kuri burigade, naramubwiye nti hari umuhungu utwara taxi witwa kanaka, witwa Munyani iwe, wenda ariho nahungira. Ubwo rero aranjyana ngeza kwa Ramberi. Icyo nakoze cyo naramusobanurira uko byangendekeye, ariko yanze ko ninjira mu nzu. Yampaye inoti y'igihumbi, anyiyama ya noti y'igihumbi mpita nyihereza uwo mwana wari umperekeje, wari uhangejeje. Nawe yarahangejeje, mpaye inoti y'igihumbi ahita yigendera. Ramberi anyirukana ambwira ati ntabwo ushobora kwinjira hano, waduteza ingorane. Ubwo nahise numva ko urwanjye nta kundi rwanditswe, naragiye. Ariko nakebutse mu idirishya, mbona abantu barimo kundungurukira mu idirishya, harimo abakobwa tuziranye, umwe wo kwa Ngunda, kandi Ngunda yari amaze gupfa, yari amaze kwicwa. Ngunda yari atuye hafi aho. Umukobwa aramubwira ati waragiye, buriya aravuga ati bahisigaye bavuga turiya ntarenga umutaro, kandi ari wari umaze kunyirukana niwe wabibabwiraga, turiya ntarenga umutaro baramwicira hariya. Ubwo naragiye mu muhanda ntazi aho njya, ndeba hirya no hino nkabura umuntu, ariko ngiye kubona nanone mbona undi muntu anguyeho ntazi, anguyeho igihe akimbaza ngo uri mu biki, musobanurira uko bingendekeye, mbona na murumuna wanjye. Ubwo Ramberi yari amaze kunyirukana, ndi mu nzira, maze guhura na murumuna wanjye nawe wanshakishaga, ko murumuna wanjye nari naramuhamagaye ngo aze, yari amaze iminsi 2 yonyine, naramuhamagaye ngo aze amashaka kumwohereza. Ubwo rero urugamba rwari rusigaye rwo kugera kuri CICR. Sinzi undi muhungu watugobotseho, nawe antungura urutoki aramubwira ati wowe va mu nzira, kubera ko ntabwo bari bukuba barebe. Ati mukuru uko mushoboye muve muri ntambara yarimbanije, ntabwo muzi irimo kuba. Ariko nabonaga afite shuguri, ubonaga nawe afite gahunda zindi arimo, ahita anyaruka arigendera. Nkomeza umuhanda na murumuna wanjye, noneho tubona patrouille y'abajandarume 3 imbere. Nahise nsa ushaka utubaraga ko kwihuta mbasanga kugira ngo mbereke ko ntabwo bamfite. Mbese ngenda ndabasanga, ndababwira nti yewe nagize ibyago, nakomerekeye ku kazi, nkora muri Croix Rouge, ni murebe ukuntu nasayidira kugera kuri Croix Rouge. Ubwo nkomeza kugenda mu nzira nyine, abantu batanzi bashobora kunyibeshyaho bakangirira nabi. Mwe mungeze kuri Croix Rouge, namwe baraduha amafaranga, nabemerera amafaranga 20 kandi ntayafite. Nuko baraduherekeza, tugeze hariya mu Kanogo. Umuhanda wari urimo ubusa, hagendaga imodoka z'abasirikare gusa. Unabonye jipi ya Suzuki bene bwa muri bitaga Samurai, harimo abagabo 3, abajipi bene bandi babaga bambaye amakositimu. Barahagaze babaza abajandarume ngo abantu ni ibiki, baravuga bati abantu nabo twafashe, ariko hari ibibazo tukibabaza n'ibiki byose, kubera ko abajipi bari bashakaga mu kutujyana ngo bajye kwikemurira ibibazo nyine, bahise babona ko ari inyenzi zafashwe. Abajandarume barabangira, kubera ko nyine bari bagiye gufata, bari ku kazi ko bashaka kujya gufata amafaranga. Tuducariya rero mu Kanogo, turazamuka Rugunga, tugera Mariya muri CICR, aho CICR yakoreraga hariya mu nzu y'umugabo witwaga Kayombya, munsi ya Hoteli Kiyovu, ahitwaga Hoteli Kiyovu. Ukuntu nagize muri CICR, Philippe abaha amafaranga 20,000. Kuva icyo gihe mba muri CICR kugeza intambara irangiye. Ibyabereye muri CICR nabyo byari byinshi. Eramwe zarahazaga,
abigeze gushaka kuza kunshimuta ngo bajye kunjyana kuri bariyeri ari umushoferi kugira ngo kubera najyaga njya kwivuza mu kavuriro CCR yashyize aho ngaho inyuma y'igipangu cya CCR, ariko Philippe yari yarambwiye ngo ntihakagire umushoferi untwara atari bumubwiye. Sinzi umushoferi menya yitwaga John, nyuma yabaye interahamwe aza kujya ahantu aza kujya muri Congo, yigeze gushaka kunshimuta ngo anjyane kuri bariyeri, kuko kuri barazaga bagashimuta abantu bakabajyana kuri bariyeri bakica nk'umuntu agucisha kuri bariyeri yakarangiza akaza akavuga ngo interahamwe zamunyambuye. Yashatse rero kubinkora, ariko kubera uturadiyo twakoreshaga igihe nakoraga mu bintu by'amaradiyo, message yari yumvishwe n'abandi bayumvishije, harimo na administrateur wa CSR wari hari icyo gihe, araza arambuza ati ntiwemere ko hari umuntu wundi uza kudutwara muri iki byose. Umuntu yari ashakaga kunjyana kunyicisha, hari ibintu byabaga byinshi cyane, interahamwe zarahagenderaga cyane muri CSR ziza kuroba abantu. Ndokoka gutyo kugeza ubwo inkotanyi zageze i Kigali nkanazakira, kubera ko numvishe kuri radiyo inkotanyi duhamagara ngo tuve muri CSR tujye muri Saint-André. Igihe numvishije message mpita mbwira Philippe aramubwira ati mubwira aze hano ubwo tuganire. Iyo nkotanyi yaraje ifungura umuryango nyihereza nyijyana kwa mu biro bya Philippe baraganira, hanyuma ibyo kujya muri Saint-André birarangiye. Mama muri CSR kugeza umujyi wa Kigali ugaruye umutuzo n'inkotanyi. Ndokotse gutyo kuva muri 90 kuzageza muri 94. Nibwira ko abantu twafunganywe mu byitso, haba i Nyanza, haba bari muri za gereza hirya no hino, ubu bakaba bararokotse. Ndahamya ko bitaboroheye, kandi inkuru zabo ntizivugwa cyane. Muri ubu bwicanyi bwakorewe Abatutsi, inkuru z'ibyitso muri 90 ntabwo zikunze kuvugwa cyane, kandi habaye ibintu byinshi bibi, bishe abantu barabamaze. Abibyitso bagendaga bicwa buhoro buhoro kuva muri 90, kuva bafungurwa muri 91 kuzageza muri 94, abibyitso barapfuye. Bo n'imiryango yabo bahizwe imyaka 4 by'umwihariko. Uyu munsi umutima wanjye wabagendereye abo